Mu buzima bw'isi n'isanzure hari ibintu byinshi bibaho bikurura amatsiko y'abantu, cyane cyane ibijyanye n'ibiboneka mu kirere. Muri ibyo harimo blood moon, izwi nk'ukwezi kugaragara gufite ibara ritukura. Iyi fenomene imaze igihe kinini itera abantu kwibaza ku nkomoko yayo, ibisobanuro byayo ndetse n'ingaruka ishobora kugira ku buzima bw'abantu n'isi muri rusange. Mu mateka abantu batandukanye bayisobanuye mu buryo bunyuranye. Bamwe bayifashe nk'ikimenyetso cy'ibyago cyangwa imperuka, abandi bayihuza n'ubuhanuzi bwo mu madini, mu gihe siyansi igaragaza ko ari igikorwa gisanzwe cy'ikirere gifite ibisobanuro byumvikana neza. Iyi nkuru yacu igamije gusobanura blood moon mu buryo burambuye, igaragaza kandi ukuri kwayo kwa siyansi, amateka yayo mu mico n'imyemerere, ubuhanuzi ndetse n'amayobera yivugwaho. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Blood moon ni izina rihabwa ukwezi iyo habayeho lunar eclipse cyangwa se eclipse de la lune. Ni ukuvuga igihe isi ijya hagati y'izuba n'ukwezi, bityo igicucu cy'isi kigatwikira ukwezi. Icyo gihe ukwezi ntikubura burundu, ahubwo kugaragara gufite ibara ritukura. Ibi biterwa n'uko umucyo w'izuba uca mu kirere cy'isi ugahindurwamo n'ikintu cyitwa ray rate scattering, gituma amabara y'ubururu n'icyatsi ayungururwa hagasigara ibara ritukura rigera ku kwezi. Ibi nibyo bituma ukwezi kugaragara nk'amaraso cyangwa se kuba gutukura cyane nk'amaraso. Ni ingenzi kumenya ko blood moon atari ukwezi guhinduka amaraso koko, ahubwo ari uburyo urumuri rugaragara bitewe n'imiterere y'ikirere n'imyanya y'imibumbe. Mu bihe bya kera abantu benshi ntibasobanukirwaga n'ibijyanye n'ikirere, bityo blood moon ikaba yarafatwaga nk'ikintu kidasanzwe gifite ibisobanuro byihariye kandi biteye ubwoba. Mu muco w'Abashinwa ba kera bavuga ko ikiyoka kinini kiba kiri kurya ukwezi. Mu Banyamerika ba kera nka Incas bavuga ko inyamaswa nka jaguar iba iri kugaba igitero ku kwezi. Mu bice bimwe bya Afurika byafatwaga nk'intambara hagati y'izuba n'ukwezi. Ibi byose byerekana ko blood moon yari ifite umwanya ukomeye mu mitekerereze n'imyemerere y'abantu, cyane cyane mu bihe batari bafite ubumenyi bwa siyansi buhagije ugereranyije n'ubwo uyu munsi wa none. Mu madini amwe cyane cyane y'Abakristo, blood moon ifatwa nk'ikimenyetso gifite aho gihuriye n'imperuka. Hari amagambo yo muri Bibiliya avuga ko ukwezi kuzahinduka amaraso mbere y'ibihe bikomeye. Ibintu byatumye bamwe batekereza ko blood moon ishobora kuba ikimenyetso cy'ibigiye kuba ku isi. Hari n'abavuga ko urukurikirane rwa blood moon bita tetrads bavuga ko rujyana n'ibintu bikomeye mu mateka y'abantu. Nubwo bimeze bityo kandi, ibi bishingiye ku myemerere aho kuba ku bimenyetso bya siyansi. Mu idini ya Isilamu, blood moon ifatwa nk'ikimenyetso cy'ububasha bw'Imana, ariko ntifatwa nk'ikimenyetso cy'imperuka, ahubwo ishishikariza abantu gusenga no kuzirikana ku bubasha bw'Umuremyi. Hari n'amayobera menshi n'ibitekerezo by'abantu ku giti cyabo byagiye bivugwa kuri blood moon cyangwa se ukwezi kw'amaraso. Bamwe bavuga ko ishobora gutera impinduka ku isi, nko gutangira kw'intambara, ibiza cyangwa impinduka z'imiyoborere. Abandi bavuga ko igira ingaruka ku marangamutima y'abantu cyangwa ku buzima bwabo. Hari ibintu byinshi abantu bafata nk'amayobera kuri blood moon, nubwo siyansi bisobanura bitandukanye. Ubundi aha tugeze tukiri aha, ndizera ko mwese blood moon cyangwa se ukwezi kw'amaraso hari igihe mu kubona, cyane cyane mu gihe cy'umugoroba mu masaha 12, ukabona ukwezi kunini cyane gucanye cyangwa se ukwezi kunini gusa n'umutuku mu ibara ry'amaraso. Ibintu bisa nk'ibiteye ubwoba cyangwa se biteye kwibaza byinshi ku muntu wese ubibonye. Ibimenyetso by'ibintu bikomeye. Abantu benshi mu mateka babonaga blood moon nk'ikimenyetso cy'intambara zigiye kuba impinduka zikomeye mu buzima cyangwa ibihe bidasanzwe bigiye kuza mu isi. Ibi byagarutse ku bwoba bwo kubona ukwezi guhindura ibara, ariko si ukuri kwa siyansi nk'uko bigaragazwa n'abashakashatsi. Icya kabiri, bivugwa mu bitabo by'idini. Mu madini amwe cyane cyane muri Bibiliya havugwamo ukwezi guhinduka nk'amaraso, nk'ikimenyetso cy'ibihe bikomeye cyangwa imperuka. Ibi bituma bamwe bagira ubwoba iyo bibaye cyangwa se iyo babibonye, bavuga ko ari ibihe bidasanzwe bagiye kwinjiramo. Hari kandi imbaraga zidasanzwe. Hari abemera ko muri icyo gihe imbaraga z'isi zihinduka, abantu bashobora kumva amarangamutima akomeye kurusha ibihe bisanzwe, ariko nabyo nta gihamya ya siyansi byemeza neza. Hari kandi iby'imyuka n'amarozi. Mu migenzo imwe n'imwe, blood moon ifatwa nk'igihe cyiza cyo gukora imigenzo yihariye, iyo bita rituals mu Cyongereza. Abandi bakayitinya, bakibwira ko ishobora kuzana imyuka mibi. Ibi bishingiye ku myemerere gusa, si siyansi bivuga. Hari kandi ikintu gitangaje ariko gisanzwe. Mu by'ukuri blood moon cyangwa se ukwezi kw'amaraso ni ibisanzwe bya siyansi byitwa lunar eclipse cyangwa se eclipse de la lune. Ibara ritukura riterwa n'urumuri rw'izuba nk'uko twabivuze runyura mu kirere cy'isi. Abahanga bavuga ko atari amayobera cyangwa ibyago biba bigiye gukurikiraho. Mu magambo make, amayobera menshi avugwa kuri blood moon akomoka ku myemerere n'umuco byagiye bigenda bisimburana mu isi.
ariko mu by'ukuri ni ikintu gisanzwe kandi kiza kureba. Mu by'ukuri blood moon ibi gihe habayeho lunar eclipse nk'uko twagiye tubigarukaho, ubwirakabiri bw'ukwezi, cyane cyane iyo ari total lunar eclipse cyangwa se eclipse totale de la lune. Icyo gihe isi ibiri hagati y'izuba n'ukwezi, umucyo w'izuba ntugera ku kwezi mu buryo busanzwe, ariko hari urumuri rucishwa mu kirere cy'isi rugera ku kwezi rugahinduka umutuku. Impamvu rutukura ni uko urumuri rw'izuba rucamo mu kirere cy'isi rugahura n'umukungugu n'imyuka itandukanye, bigatuma amabara y'ubururu n'andi acika hagasigara umutuku gusa. Nibyo bita rayless scattering. Niyo mpamvu ukwezi kugaragara nk'aho kwahindutse amaraso. Ese bifite ibisobanuro by'amayobera? Mu bihe bya kera abantu benshi babifataga nk'ikimenyetso kidasanzwe. Bamwe bavugaga ko ari ibimenyetso by'intambara, imyivumbagatanyo mu isi, abandi bakabifata nk'iherezo ry'isi cyangwa se ibintu bidasanzwe bigiye kubaho ku isi. Ariko mu by'ukuri ni ibintu ngo bisanzwe bya siyanse kandi nta kintu na kimwe kidasanzwe cyihishe inyuma yabyo. Icyo wakwibuka hano, ntacyo bigira ku buzima bw'abantu kandi ngo nta n'icyo bihindura. Bibaho kenshi mu myaka itandukanye, ariko nta bushakashatsi bwa siyanse bugaragaza ko ibyo ari ukuri. Ibi bitekerezo kenshi bishingira ku bwoba, imyemerere gakondo, cyangwa kutamenya neza uko ibintu bikorwa mu isanzure. Siyanse igaragaza ko blood moon ari igikorwa gisanzwe gishobora kubaho kenshi mu bihe bitandukanye, kandi kikaba gishobora guteganywa mbere n'abahanga mu by'ikirere cyangwa se astronomers. Nta ngaruka mbi igira ku buzima bw'abantu cyangwa ku isi nk'uko abashakashatsi bagiye babigaragaza, ahubwo ni amahirwe akomeye yo kwiga, kwishimira ibyiza by'ikirere no gusobanukirwa n'uburyo isi n'isanzure bigenda bikora. Mu gusoza iki kiganiro cyacu, blood moon ni fenomene ishimishije cyane ihuza siyanse, amateka n'imyemerere y'abantu. Nubwo mu bihe bya kera yafatwaga nk'ikimenyetso cy'ibyago cyangwa imperuka, ubushakashatsi bwa siyanse bwerekanye ko ari igikorwa gisanzwe cy'ikirere kidafite ingaruka mbi namba ku buzima bw'abantu. Ni ingenzi rero ko abantu batandukanya ukuri kwa siyanse n'imyemerere idafite gihamya kugira ngo basobanukirwe neza n'ibibera mu isanzure. Blood moon igomba gufatwa nk'amahirwe yo kwiga no kwishimira ubwiza bw'ikirere, aho kuyitinya cyangwa kuyihuza n'ibyago bidafite ishingiro. Aha tugeze ndizera mwisi nibura musobanukiweho. Ibidasobanutse mushobora kutwandikira muri comment, nabyo tukazabigarukaho ubutaha. Ariko ukwezi kw'amaraso cyangwa se blood moon ni fenomene ibaho mu buryo busanzwe, ariko igihe kenshi byabayeho mu isi usanga hari abo bitera ubwoba. Kubireba byonyine ubwabyo ubona ari ibintu bidasanzwe, ariko n'imiterere y'isi n'isanzure. Njye nk'ibisanzwe ndimugira banga ati ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi. Kwibutsa ko niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu, wakwibuka gukora subscribe no gusangiza ibiganiro byacu ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none.